New Age movement y'Imana ngira igihe umenye kubitandukanye. Nkubwije ukuri nabimenye guhera ejo muri 2024. Ubwo se biba amaze ku myaka 16 kuko wari wabatijwe muri ADP n'urugero biba byaragenze bi. Subora baye pastor. Oya vasha none se sinari niba nubwo namubaye ariko inkoko zaho naraziriye kenshi. Arangije arahamagarwa. Yewe nshaka kumukora ikiganiro narababaye kubara ibiganiro bye ntarinzi. Nitegereje ibiganiro nka 2 cyangwa 3 biri ku Isimbi TV ndeba n'ibiganiro yakoranye na n'uya mugore host bisho mbona burya baba yambaraga impeta ariko akagira kandi kameta gatoya mu kundi kuboko mu gahera. Nzi n'ibyo bintu wowe warabibonye. Nanjye nabyo nabonye. Tanko ya mariage ngira ngo ya argent cyangwa se byama kuko ijya gusa n'umweru ariko mu kundi kuboko bwo kw'iburyo ku gahera kako agashyira kameta gatoya nyine rukona kano ka gatoki gatoya katari igikumwe kano gato kagahera agashyira kameta gato cyane. Ubundi turatumeta nari twari batwambara ku mano. Sinzi nyine ubwo we nakabonye nyine kambara ku gahera hejuru nikamanuke hasi bakakambara hejuru hepfo gato y'urwara. Yego. Sinamenya niba ari ama-initiale y'umuryango wabo. Hari ukuntu abantu baba mu Burayi n'abantu b'abasirimu bagira impeta za initiale ziba ziriho amalettre cyangwa se amalettre y'ubwo n'iki ingombajwi nyine nk'ubu wanagiye yitwa Jeannette Nyirahirwa sibyo. Umutwaro wanjye yitwa Nizeyimana nyine. Ubwo wenda ugasanga wenda ngiye nkambara nk'impeta yanditseho na bivuze nyine amazina famille zacu twembi. Sinzi niba ari iyo ngiyo rero cyangwa se wenda nk'ikirangantego cya famille ariko iriya mpeta ishobora gukurura umwuka mubi byo kugira ngo ateze amadivorce mu hano nyine mu ntuzi. Nta kindi kintu kiri kumugenderaho yari guhita nawe acuzinga wenda akaba umuntu muri media cyane cyasubire ku gatuti wenda akajya muri no miryango ihagararira abagore akagira ibindi bintu ajyamo akatara umupastor kuko nawe buriya ntabwo yashinga itorero buriya kuko nawe ayo mastepu bagenda bashaka kujyaho n'amadegre agomba kugira ibintu yubahiriza ku buryo agomba kugira famille perfect kugira ngo azabe nyine umushumba wizewe sibyo. Rero ubu ntabwo yaba umushumba wizewe hari amanota yatakaje. Bivuze ngo rero aracyafite igaruriro sibyo. Aracyafite igaruriro. Abaye ayumva iki kiganiro wamubwira ngo iki nibura cyamufasha. Aramutse mu kiganiro kugira ngo namubwira ngo yewe nkurikije kuba ngo ndamureba ndagira gute ko yashyize umuhate w'Imana wo gukorera Imana. Wenda akaba atazi ngo Imana ibiki ngo bigira gutya ku myaka 10 ukiri mutoya akagira byinshi agenda asobanukirwa umwanya yaba mara byumva ngo yo disi aposo wanjye cyangwa apotre wanjye nakoze divorce ntiyanjugunya yemera komeza gukorera Imana ariya marangamutima yahaye Imana. Sinzi niba uri kubyumva. Agakuramo uwo muntu agashyiramo Imana akavuga ati Imana nubwo ngiye nakoze divorce ntabwo ho wantereranye akabwira ariko Mana ndumva nshaka ko ngewe nawe kumenya cyane nk'umuntu nawe ko ndi umupastor ushumbye abandi wanyire nakumenya nta wundi muntu nciyemo nkagushimira kuba nkoreye ibi nta wundi muntu nciyemo nkagushimira ko mama y'urwo ya kabiri nta wundi muntu yashimiye akabitaba Imana yamwishurira yamwubaka akubakika yamwubaka. Erega biriya bintu biba byamubayeho no gutandukana yewe ntabwo natekereza ko n'uwo mugabo atanagaruka kenshi ubwo iyo ari ukwibwa iyo bakwibye ibyawe ntabwo siza muri navangu byose ni karibu yamize ndabimuhugurira muhugura. Yego nawe yagaruka. Ndagusuje neza kandi nguhaye ikaze. Ubuntu bw'Imana n'urukundo rwayo bibe ku buzima bwawe wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi. Njye kuramutsa ndi Prince Robert umuhungu w'Imana n'Abanyarwanda. Hanyuma nje kuri kamera nje mu kiganiro cyitwa Gospel Talk. Sindi yenyine ndi kumwe na mushiki wanjye Jeannette Nyirahirwa. Mumaze kumumenyera hano kuri Prince Robert Rwanda twavanye kuri Yada turimuka tujya kuri Prince Robert Rwanda kandi iki kiganiro kiraza guhita kuri Buyerizima Masenyesho ni uri kuri kamera. Imana ibaho umugisha. Rero twinjiye mu kiganiro cyacu tuje mu kiganiro cyiza na kibararikira ikiganiro gikomeye. Ejo bundi nabonye
ikiganiro intumwa y'Imana Dr Paul Gitwaza yanyujije ku mbuga nkoranyambaga avuga ukuntu isi y'umwijima igenda itanga ibitambo abantu bakakurikira ubwamamare bikarangira habayemo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, bisoza nawe batumye itaka n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, avuga ko aribo babyizaniye. Nekereza kuganira kuri topic ikomeye muri ino minsi y'umusemuzi we witwa Barba. Yamaze kuzenguruka ahantu ku mbuga nkoranyambaga yaciye ibintu, ndavuga ngiye kuganira na mushiki wanjye twungurana ibitekerezo, tunayobora abantu b'Imana, tubahugura mu ijambo ry'Imana. Mushiki wanjye nguhaye ikaze. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ndagira ngo twinjiye mu kiganiro maze dushyire imbere y'Imana unasuhuza abadukurikiye, ubundi twinjiye mu kiganiro tuganire ibyo wateguye ko tuganira uyu munsi. Yesu Kristo nashimwe, ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Kristo. Amen, amen. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye ko uri mwiza, tugushimiye kandi ko dukunda. Ni ukuri ni urukundo rwawe gusa. Hari umugani umwe abantu ibiti bigeze kwicara ngo biganire, bimwe bakabitoranya ngo bigire icyo bikora cyangwa se bishumba abantu, ariko buri wese akavuga ngo ntabwo narekeshwa umurimo wanjye mwiza ngo njye kwita ku by'abantu. Nyamara nubwo ibiti byabyanze, ariko Kristo we wenyine niwe yemeye kwikorera ibintu by'abantu. Bityo aduha umuhamagaro wo kugira ngo tubashe kugira umumaro dukwiriye wo gukebura, wo gutesha, wo guhana, wo gushyira ku murongo, wo kubwira, wo kuburira bene wacu. Turakwinginze kugira ngo ibi bitabo byo kwibasira abantu, kwibonekeza, kwikundishiriza cyangwa se gusa n'abahanganye, ahari wenda hari igihe Babura cyangwa se Barbara byazamugeraho cyangwa se undi muntu we bikagira umumaro, cyangwa uri kumukurikira uri kumugitatabiranye. Tuzi neza ko abantu b'ibyamamare hari igihe abira abandi aba role models, hari igihe wasanga hari n'umuri inyuma bishobora kugira umumaro. Hatagira ibyo tuvugira muri iki kiganiro bigaragaza nko kwihimbaza, kwigira nk'ubuzi ubwenge, kugira gute, cyangwa se bikaba ibintu bidafite umumaro, ahubwo biba bifite umumaro. Kandi weho uducemo Mwuka Wera twunganire, atubera abajyanama, tuvugisha iby'ukuri n'iby'ubwenge mu izina rya Yesu Kristo. Bene data ndetse nanjye ndakwinginze kugira ngo duhane umugisha n'abatwumvishe bose, tuze nizeye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen, amen, amen. Hanyuma nguhaye ikaze mu kiganiro cyacu. Reka duhere ku nkuru nabonye isa nk'iyasakaye ahantu hose, abantu benshi bitewe n'ishimwe Barba yatangaje avuga yuko yahuye n'ikibazo cy'urushako, hanyuma umushumba ntamutererane, bamwe bati yamutwariye inyenyeri. Twinjire gutya. Ese Janet, ubundi iyo bavuze ngo inyenyeri y'umuntu iratwarwa, bayitwara gute? Ndumva twaragiye dukora ibiganiro birambuye, ariko ndifuza ko kwigisha no guhozaho twaheraho ngaho n'abantu bakamenya ngo inyenyeri yawe igenda gute, ese iratwarwa? Ese ubundi bavuze inyenyeri baba bavuze iki? You are welcome. urakoze cyane. Uretse ko nyine ntuza Gitwaza nawe ugeze kwivugira ko inyenyeri baziba, ndetse n'abantu iyo bagiye kuvuga iby'inyenyeri batekereza ko ari ibintu by'ubupfumu n'uburaguzi. Nawe numva mwene Data Bosco ari kugaragaza uburyo inyenyeri ya Yesu yigeze kubonwa n'uriya mugabo wari ugiye kuvuma, Baramu. Arayireba aravuga ngo, Baramu na Baraki bari kumwe, aravuga ati ndamureba ariko si ubu, ndabona inyenyeri yo mu muryango wa Yakobo. Bivuze ngo inyenyeri ya Yesu yaragaragaye, kandi n'aba banyabwenge nabo bagiye kumuramya niyo bakurikiye. Hari abantu rero bagiye babifata nk'ibintu biza. Abantu rero hari ukuntu abantu badasoma, hari ukuntu abantu niyo nayo ibiribwa ntibayisoma. Muri iyi minsi nabonye ikiganiro kirambabaza. Hari uriya mugabo ngo witwa ngo niba ari ngo Patrick niko yitwa Niyo Nganzo. Hari indirimbo yaririmbye ndayikunda, ivuga ngo ibizinga tubizi. Nibaza umuntu waririmbye iriya ndirimbo y'ibizinga niba n'ayandi y'ikigabo n'ibiki, noneho baramubwira ngo se ngo ko wasezeranye n'umugore wawe nka Karamata, ngo none ukaba waratandukanye, ngo ubwo ibintu wavuze biri no mu Bibiliya, ngo tuwishe ijambo ry'Imana. Arabaza ngo biri muri Bibiliya se? Sinzi uwamubazaga, aravuga ngo yego. Ahita avuga ngo ubwo niyo abarokora, ariko ubwo niyo abadeperi ngo ntabwo biri. ngo none se k'ejo bundi ngo nagiye mu rusengero mu bwoko bwa Katolike ngo simbyumve, ngo Bibiliya y'Abagatolika ngo nako ngo y'abarokora irimo ibintu byinshi bibi. Ndavuga ati umuntu waririmbye za ndirimbo abantu bajya bita ngo ni iz'Imana akavuga iyo amagambo numva
kumva nyine biransekeje ariko n'abantu bajya basoma wapi ntabwo cyane cyane ijambo ry'Imana ryo ntabwo barisoma niyo uribamurikiyeho bahita bavuga ngo agatsinda ngo mamuze amajambo y'Imana niyo uribamurikiyeho ntabwo baryemera. hari n'umuntu wambwiye ngo gusoma ijambo ry'Imana cyane ngo bituma umuntu avuga amagambo menshi nawe ujya uvuga ntuceceke nkuko akunda gusoma Bibiliya. Ariko tugarutse kuri Barbara numvise avuga ko akunda ko bamwita Baha kubera ko ari umufrancofone yavukiye i Burundi. Ntekereza ko n'ibintu turi kuvuga bize kuko urumva n'umupasitoro urumva ko umuntu ari umupasitoro aba yarahuye n'ibintu byinshi ariko ntasa no kwepfya ikibazo iyo nyenyeri mbese ni ikintu n'umurongo n'icyo Imana yakuremeye kuba cyo gutyo ni umumaro ni ukuvuga ngo ubundi ijambo ry'Imana avuga ngo abahinduriye benshi gukiranuka bazaka nk'inyenyeri bitewe n'abo wahinduriye gukiranuka niko wagiye uhinduka nyine umurika cyane. Rero niyo mpamvu n'inyenyeri ya Kristo yamuritse cyane uko agomba guhindura twese gukiranuka abamwemeye bose uko nawe uzagira uwo mumaro mu bwami. Abantu bashobora kubona bafite amaso nyine ari spiritual cyangwa se y'umwuka barakubona burya barakubona ngira ngo ujye unamenya ko bamwe mu bana bacu cyangwa se abana bacu bamwe mu bantu basenga Imana igihe n'abavugaho bataranavuga bati uzabyara uyu mwana bizagenda gutya yewe n'abapfu bakayimenya mbere iyo nda bakashaka kugira ngo itazavuka. Rero Baha tumuvuzeho numvishije ubuhamya bwe numva ngo yatangiye yakijijwe afite imyaka 13 hagati ya 14 ariko numva Gitwaza amuvugiraho ko ngo yatangiye umwuga wo kumusemurira mbese umurimo mu nzu y'Imana afite imyaka 14 n'itandatu gutyo nigize numva 14 sinzi ubwo uri kumva yarakira umwana muto yatarajya n'imyaka 18 sibyo kandi burya abana bari hariya Yeremiya nawe niwe bahamagaye ngo agire umurimo akora avuga ngo ariko ndacyari umwana. Mbere kera mu Bayuda bo umuntu ari imyaka 30 ntabwo abaga yemerewe kugira icyo avuga mu mbaga ya nyamwinshi yari umwana mutoya. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo hagowe igihugu kiyobowe cyangwa se gifite igisonga abana bato n'abagore. Ijambo sinzi ni buriza ndarizi ari n'undi muhanuzi hano aravuga ngo ndababaye ndi Uwiteka ngo igihugu cyanjye kiyobowe n'abana n'abagore. Dushatse kubapfobya ahubwo dushatse kuvuga yuko hari nyine haba ubundi inyabutatu iruzuzanya umugabo umugore n'abana iyo hagize ikigali iburamo hari ibintu byangirika. Icyo gihe Barbara cyangwa se Barbara yari ari mu Bwongereza kandi ntiyari kumwe n'ababyeyi bivuze mu mwanzuro yawe wifatiye wenda n'ababyeyi ntibari kubihakana bavuze ko bagiye mu nzu y'Imana. Ariko Roba reba imyaka ufite umenye gutandukanya ryari ivugabutumwa cyangwa se evangelization y'abamondialiste y'abakabare New Age movement y'Imana ngira igihe umenye kubitandukanya. Nkubwije ukuri nabimenye guhera ejo muri 2024 ubwo se iyo wamaze ku myaka 16 kuko wari warabatijwe muri ADP n'urugero biba byaragenze bite ubora baye passport vasha none se sinari niba nubwo ntamubaye ariko inkoko zaho naraziriye kenshi. Arangije arahamagarwa yewe nshaka kumukoraho ikiganiro narababaye kuba hari ibiganiro bye ntarinzi nitegereje ibiganiro nka 2 cyangwa 3 biri ku Isimbi TV ndeba n'ibiganiro yakoranye na n'uya mugore Hose Bisho mbona burya Baha yambaraga impeta ariko akagira kandi kampeta gatoya mukundi kuboko mu gahera nzi n'ibyo bintu wewe warabibonye nanjye nabyo nabonye tanzwe ya mariage ngira ngo ya argent cyangwa se byama kuko ijya gusa n'umweru ariko mukundi kuboko bwo kw'iburyo ku gahera kako agashyira kameta gatoya nyine rukona kano ka gatoki gatoya katari igikumwe kano gato kagahera agashyira kameta gato cyane ubundi turatumeta nari twari batwambara ku mano sinzi nyine ubwo we nakabonye nyine kambara ku gahera hejuru nikamanuke hasi bakakambara hejuru hepfo gato y'urwara. Yego sinamenya niba ari ama-initiale y'umuryango wabo. Hari ukuntu abantu baba mu Burayi n'abantu b'abasirimu bagira impeta za initiale ziba ziriho amalettre cyangwa se amalettre azibwo n'iki ingombajwi nyine nk'ubu uranagiye ritwa Jeannette Nyirahirwa sibyo
umutwaro wanjye yitwa Nizeyimana nyine ubwo wenda ugasanga wenda ngiye nkambara nk'impeta yanditseho na bivuze nyine amazina famiye zacu twembi sinzi niba ari iyo ngiyo rero cyangwa se wenda nk'ikirangantego cya famiye ariko iriya mpeta ishobora gukurura umwuka mubi witwa wo gusenya ubwo ndi gushaka kumuvugaho kuko urabizi ko impeta yo ku gahera se suzi ko yamarwa n'abapfakazi tubizi wenda bizi umuntu wambaraho impeta aba ari umuntu utarabona umuntu bakundana kano gatoki gakurikiyeho ubwo bakita ngo ni sumbazi nyine kano gakurikira igikumwe kamukubita rukoko niba ari mukubita rukoko umuntu yambara niba aba ari angaje ibintu nk'ibyo niba bakimutete batarabihamya babihamya akabwimura akabishyira kuri fiyansa ukayishyira koko noneho byamaze kwemezwa noneho yakora ubukwe akarushyira kuri kano nyine kabanziriza gatoya yaba yaratabarutse cyangwa se yaratandukanye agashyira ku gahera kandi icyo gihe yambaye kuri ibyo biganiro yakoraga yavuga ko akibona n'umugabo we n'abana babiri yego icyo ni ikintu rero uwamuhaye iyo mpeta cyangwa se umwuka wamukojeje yigurira iyo mpeta nicyo kintu cya mbere cyamwinjiriye donc imbaraga yatumye yambara iyo mpeta muri ako gatoki ntekereza ko Gahubaha ni umuntu wabaye hanze kera mu myaka ye ni umuntu w'umusirimu wabanye n'abantu b'abasirimu sintekereza ko ibyo bintu yaba atabizi ubwo yari abizi cyane yaba atabizi kuko muri icyo gihe afite imyaka 38 simbi hari igihe umuntu nyine atita ku bintu gusa cyangwa akanagakunda ariko hari imbaraga ubuzima burabizi ni spirituel hari imbaraga zikorera mu byemezo dufata hari igituma tujya gukora ibyo bintu sibyo kandi urabizi nyine urumva nk'ayo magambo twiyaturiraho tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse urupfu rero hari igihe rutwara urupfu ruje ngo ruhitane rukaza urupfu nk'urwo rutandukanya urumva rero gutandukana ko yashobora kuba yarakwihanuriye kandi sintekereza ko wenda mvuga ngo ndamushinja icyaha ngo ni amakosa ye ariko nyine uwo mwuka nyine nicyo wavugaga icyo gihe cyose wenda yumva ko nabibonye icyo gihe banaranditse komantere ariko nabibonye ubu icya kabiri yego mama we yaje kugira igihe arwaza mama we ku buryo n'ibintu byose avuga ubuzima bwe bwinshi cyane avuga abushyira kuri mama cyane kuri satani adukubitira ahantu habiri uribuka Yobu ahantu yamusabiye yavuze ati buriya Yobu rero impamvu akunezerwa wamuhaye umugore umuha abana umuha ibyo kurya umuha ubutunzi ubundi se gute akagukorera amuha urukundo rwinshi cyane kurwara kwe kugira gute ibintu byose mama wahora agaruka bivuze ngo hari ahantu satani nawe agomba kuhamukubitira sibyo ikintu cyashoboraga gutuma hari ukuntu nyine ajegera ubundi reka mubwire rupa yego urumva n'abantu bose tubana n'abo muri kumwe n'abo mugendana ni abantu Imana iba yaradutije ibyo ku buryo gutandukana nabo bitakwiye kuba ari ikintu uribuka ibintu Yesu yakoreye Mariya ariko umusaraba barabona nyina agize amarangamutima menshi arangije aravuga ati weho Yohana dore nguriya mama wawe weho Mariya nguyu umwana wawe kuva uyu munsi ibintu byo kundirira ngo ndi gupfa yibagirwe dore umusimbura wanjye nguyu bivuze ngo ntabwo ari ibintu twakwiye kumara mu masegonda cyangwa igihe runaka twibaza ku bijyanye n'umubiri ugiye kuko uruhu yo iba yanagiye kera rero icya kabiri uriya Gahubaha yabanye n'abantu bafite imbaraga nyinshi kandi urumva ku myaka 16 18 ari umwana cyagiye cya adolescence bivuze ngo ibintu byinshi yabyisanzemo bishyushye yihuta cyane atari bugaruke inyuma sibyo zimwe mu nkuru zikavuga yewe nigeze gushaka kuba umushumba nabonye abagore benshi b'abashumba basambanywa n'abagabo benshi b'abashumba bakorana simvuze ko byamubaye kuko ntabyo mpamije oya ntabyo tuzi ariko ko ibyo bintu babimuvuzeho niba ari byo cyangwa atari byo ariko ko no kukuvugaho ibyo bintu gusa kubikuvugaho bikwangiza mu kirere cy'umwuka ubundi niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo twirinde twirinde no twakwirinda iki twirinde ibyo bintu byose bishobora kutubonekaho sibyo
kandi ijambo ry'Imana rikavuga ngo umujura ntazanywa n'ikindi uretse kwiba, kwica no kurimbura. uri kumva igihe buriya yakoraga divorce se buriya yakoze ivugabutumwa, yarakoze oya ntabwo yakoze, niyo mpamvu yakoze kiriya gitabo cyitwa ngo dekamba, kandi yari amaze igihe yanditse igitabo cyitwa shepusi. ni ukuvuga ngo shepusi bivuze ngo kugira gute, gushyirwa ku murongo, nyine gutunganywa ugashyirwa ku murongo. ariko buriya iyo aza kuba azi kwenda nka divorce muri inyuma yari kuba aretse kucyanika nayo akazayishyiramo ibyo nyuma arangije yandika ngo dekamba. none se umuntu wamaze kuba shepusi, wamaze gutunganywa agahinduka igikoresho kizima cy'Uwiteka, yongera kandi gukora comeback gute kandi biba byararangiye. bivuze ngo hari igihe Imana itwihore tugakora ibintu tukavuga tukihamiriza yo mu bumana bwacu, ikaza kugira ko hari ibyo utari wakwiga. yego tubihuje rero n'ijambo ry'Imana, sibyo? iki kirere kukibamo bisaba kuba ukizi ukakigendamo, ukizi cyane. abantu nka bariya bakorana nimba bakora ibiterane cyangwa se ibintu byo kumenyekana biremereye, nyine mbese bahura n'abantu benshi, sibyo? ntabwo kiriya kirere ntabwo wakijyamo utakizi. hari umugabo umwe witwa Samusoni, yari umuntu w'Imana, umunaziri. yari umunaziri. ageze aho aza gukunda, sibyo? akunda umugore wa mbere utari mu bwoko bwabo, cyakoze Imana yabyemeye. umugore wa mbere uzi ukuntu byagenze, aza kwica bene wabo amaze kubabwira igisakuzo n'ibiki byose, ariko haza kuza umukobwa witwa Delila amubera we, acomekanya amarangamutima ye na Delila, ku buryo Delila ngo ageze igihe agasa n'uwiriza akamubwira ngo ariko uri kumbeshya koko, igihe wahereye umbeshya ko utuma tutakwicira, wanyibwira ibanga rituma tukubona imbaraga. ageze aho amarangamutima yamaze kuba connected, ndashaka kwinjira kuri za nyenyeri. amarangamutima yari yamaze kuyahuza naye ku buryo yumvaga atabura Delila. uyu mumama rero ushobora gusanga nawe hari amarangamutima ye yahuje n'abandi bantu bashobora kumwiba, akabiyumvamo. hari ijambo bakoresha mu cyongereza ngo attachment, attached. urabona ukuntu wandika ibaruwa ukongeraho n'amafoto, bayita umugereka. hari igihe rero weho Robert wigerekaho abandi bantu. umva nkubwire, sibyo? yego, utangiye kuvuga ibintu bikomeye, genda gake utarenga aho hantu. icyo bita kwigereka cyangwa se kwicomeka mu bandi, ku buryo umuntu umucomekana kumwikuraho bikaba ibindi. uzi kugira ngo dokima ifite attachment washe gusiganira urupapuro, uzafate kana ufotore nk'amafoto nk'atatu, noneho usange wenda washakagamo kamwe urebe ukuntu bikuzengereye, kugira ngo ubicagagure usigarane kamwe. hari ukuntu abantu rero bicometse mu bandi, kandi si bicomekamo gusa mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'amarangamutima n'umwuka. urumva niba umuntu akubere wenda dadi cyangwa mami, amarangamutima ubundi aho niho n'igice cy'ubugingo kiba. yego, bikarangira ahubwo Robert atakiri uwina aho avuka, yarabaye umunyakigali wo kwa runaka. yego, amarangamutima rero hari urukundo ukunda umuntu rumwe. uriya mukobwa Rusi yafashe kuri Nawomi, yagize kuri Nawomi akavuga ati Imana yawe izahita Imana yanjye direct. aho uzajya urara niho nzajya ndara, aho uzajya uryama niho nzajya ndyama, ibyo uzajya urya aribyo nzajya ndya. noneho hari n'akanaro ko bajya bacomekamo ngo niba unkundira Imana. hari igihe umuntu agiye ku rwego atagishoboye gusubira inyuma. ibyo byabaye kuri Samusoni. iyo urebye mu bacamanza igice cya 13:20 usanga Samusoni ngo yagerageje, kanze wenda sinzi niba ufite biri hasi ngo hasomere, ngo yagerageje ngo kugerageza ngo yibature nk'uko byari bisanzwe. Samusoni, gutegeka kwa kabiri, mbwira amagere nta kibazo. wahageze? mbwira gutegeka kwa kabiri igice cya 16:20. 16:20 hari amagambo agira ati 16:20 aravuze ngo abacamanza 13:20. kanengiye gutegeka kwa kabiri. oya, nabuze abacamanza ubwo ari wabyumvishe nabi. haranditse ngo
maze aramubwira ati wapfa Samusoni, Abafilisitiya baragusumiye. Arakanguka yibwira ko yisohokera nk'ubundi akikunkumura, ariko yari atazi ko Uwiteka yamuretse. amen. Yari azi ko Uwiteka yamuretse. Reka nkubaze Roba, hari nigeze kubaza amasengesho ndaramusuje muri kumwe nubwo numva atavuga. Cya gihe hari ijambo ry'Imana ritubwira uburyo kiriya cyana cy'indogobe Yesu yabwiye abigishwa ngo bajye kukizana. Yesu akakicaraho bakagitegurira ibitambaro, bakagitegurira amashami, kigatambukaho nyine nk'ikintu cy'ikiviyayipi nyine nka bino wenda bajya bakora wenda nko mu kwe bakagushyiraho tapi. Kiriya cyana cy'indogobe Yesu amaze kukivaho yigendeye muri zone zo gucungurwa, ubwo urumva byanga gukunda cyasubiye iwacyo nyine aho cyabaga. Gisubiye mu nzira kigasanga batagitegeye imitsindo, byagenze gute buriya? Kiyumvishije gute nyine? Cyabaza ati se ya mitsindire ngo nongeye nitambuze kuko nabonaga bashishagiritse. Cyahise kimenya ko burya agaciro katumye bagisasira ari Yesu wari ukiriho. Na Samusoni rero nawe iravuze ati subu agiye kwikumura asanga imbaraga z'Imana zamuvuyeho kera, Uwiteka ari yamuretse. Iyo uretse Imana, urukundo wagomba gukunda Imana, ugiye itegeko rya mbere ry'Imana avuga ngo ukunda Imana n'ubwenge bwawe bwose, yego, n'umutima wawe wose, n'imbaraga zawe zose. Warangiza bya bintu byo gukunda Imana ukabishyira mu wundi muntu, ubu bamaze kubera ikigirwamana. Hari abantu bari ku rwego rwo kuba ibigirwamana by'abandi. Sinzi niba nawe utajya ubabona, iyo ushyizeho nk'akava cyangwa ifoto y'uwo muntu bahita bandika wowe Robert uyu mwaka ntabwo uzakira udapfuye. bahita banyica. Bivuze ngo wa muntu amarangamutima yawe nawe byarivanze, niyo umubonye ntiwanakwiyitaho wowe cyangwa umuryango wawe, ahubwo uri kwita cyane kuri wa muntu. Rero icya kabiri, uyu murimo w'ubupasitori abantu bajya bawujyamo n'abandi bantu urananiza ku buryo umuntu ashobora gusanga yasengeye abandi akabura imbaraga zo kwisengera, nko Kristo ajyaga ajya ku musozi bigatangira bamurashe bakamwiba. Ndakeka kuvuga nyine ngo kwibwa kwe. Hanyuma rero ikintu gishobora kugaragaza ko yibwe ni iki? Kuko bashaka bati ko se ubundi ibyo bintu biri kuvuga Barbara ntabwo bigize yibwa, ntabwo yigize avura umurimo w'Imana, n'ejo bundi yarakoze muri Rwanda ashima Imana. Barbara ubundi mbere yajyaga akora interpretation cyangwa se ajyaga asemura nyine aposo mu rusengero n'ibindi, ariko ageze aho ashinga kampani ikora ibintu ngo niba ari ngo sinzi ibyo kuvuga no gukora gutya. Ageze aho anakora n'ibiganiro kuri televiziyo, akora ku isibo, ajya akora ibindi kuri televiziyo n'ibindi. Yageze n'igihe asemura cyakoze nyuma aza kugaruka ngira ngo niyo mpamvu yavuze ngo the comeback. Buriya se umuntu w'umushumba uzi ngo akora neza ubushumba yabona umwanya w'ibyo bintu byose akajya no ku mateleviziyo? Gitwara se katabikora kandi ari ku mushumba we. Kuki atabikora? Nuko isisitemu wakoreraho ya gipasitori cyangwa se religiyo nta hantu ihuriye n'iyindi minisiteri ya ntuza ya media, sibyo? Hari umurongo bamushakamo, hari uko agomba kuba ameze. Yego. Kandi umwitegereje ukumva amateka ye, niba mama we ari uriya Lorette baririmba, hari na komantere nigize avuga ngo bugize no kumwumva indirimbo nawe yitwa Lorette ifite na miliyoni irenga abazungu bamuririmba. Akaba urumva mama we yarazanye na Bakamariza, iki byose yatanze umusanzu mu kubohora igihugu. Bivuze ko umuntu ugakurikira icyongereza n'igifaransa azi, yakabaye kuba ari nk'umuntu nka minisita byibura, yakabaye kuba ari nka minisita, yakabaye kuba ari nkurikije n'ukuntu akunda igihugu, yakabaye kuba ari nk'umudepite, yakabaye kuba ari nk'umusenateri, cyangwa se n'abafite urusengero rwe nka zino za Noble Family Church, ariko ntabwo yakabaye kuba akiri munsi y'amavuta. Nawe yakabaye kuba afite abantu bari munsi y'amavuta ye. Byanze bikunze ukurikije ingano y'ibitekerezo bye, experience amaze kugira, background ye, profile ye, nawe byagakwiye kuba nyine adatwarirwa mu ntuza muri icyo kirere. Tureka no kuvuga ibyo, niba akunda ibintu by'itangazamakuru yakabaye kuba agifite igitangazamakuru, ariko uri kumva umuntu wagiye i Burayi ku myaka 13 akaba agize hafi 40. Kiriya gihe se gusa ko Yongo yayitangije, Yongo TV. Kiriya gihe gutangaza televiziyo byasabaga igihe kingana iki?
ntabwo byari bigoye, ahubwo hari izindi mbaraga zamutsikamiye, hari izindi mbaraga zamutsikamiye. Kandi reka nkubwire, ngiye ikintu naje kureba, hari ijambo ry'Imana ritubwira ngo umujura ntazanywa n'ikindi, kwica, kwiba no kurimbura. Arakwiba, akazakwica, akazanagira gute, akazanakurimbura. abantu ntabwo bajya bashaka kubyumva, ariko iyo ushatse kubivuga abantu baranakurakarira. urabona ko umuntu wibwa, umuntu bashobora kugira kapasite yo gutera bakaza bakakwiba bakagukoresha, bakorera amavuta yabo, ko no kurimbuka. Subiramo ku kantu. Umuntu bashobora kuza bakamwiba bakamukoresha, nawe akabona nyine aho ari se yagombaga kuba, no kurimbuka urarimbuka, kubera ko ntabwo uba warakurikiye. Erega reka nkubwire, Pawulo yajyaga avuga ngo turi imbata zande za Kristo. Urabyibuka urugendo rw'Abayisiraheli bagendaga bakurikiye inkingi y'igicu, ntabwo bijyanaga. None we uri kugenda ukurikiye inkingi y'umuntu, none se uri kujyayo? Igicucu kikuri imbere ntabwo ari icya Kristo, ni icy'umuntu. Yego. Ubundi hawariyo. Rero ntabwo tubanga, hari abantu bajya bagira ngo, hari umuntu abonye ashyiraho komantere ngo mwebwe ngo muvuga abantu ngo muracibitse. Ni ukuri turi kubohora ubugingo bw'abantu, yaba abangaba cyangwa se n'abandi babakurikiye. Babimenye neza ko umuntu bakurikiye ntabwo ari Kristo, kandi umuntu wese udakurikiye Kristo ntabwo azagera mu ijuru. None se bari kujyayo? Noneho umva ikintu kimbabaza Robert, rero mwambwira n'abantu bajya bacuruzinga kudakorera Imana. Satani katanga ibifaranga byinshi, ndetse rimwe na rimwe ko bamwe banakira ku mazina yabo. Ni gute umuntu akorera Satani ntagire ku rwego rwo hejuru, sinzi ukuntu nabivuga. Oya, akaba ari under control y'abandi, donc akajya arira mu bandi. Ntiyigerereyo, mbega tuvuge gutyo, ntiyigerereyo. Oya, ntabwo ku Mana niho abantu bose bigererayo, kuri Satani habamo amastepu, ntabwo wari ubizi n'amadogere. Myumva nyine se kuki batahatanira kugera kuri izo doge, kandi bakina sinabyaye. Ubundi tubona ko Babura ari umupasitoro. Ubundi ntabwo umupasitoro ukorera Satani ibyanya byo wakoze initiation cyangwa se winji yakora divorce, keretse ari mu ruhande rw'ikibi. Kandi ari mu ruhande rw'ikibi n'ubundi ntabwo wamuha iyo titire ya pasitoro. Uri kubyumva? Buriya Babura iyo aza kuba ari umuntu ufite ukorana na Satani, ntabwo ibyo byago bya divorce byamubaho. Gute se kandi afite abantu ashumbye? Mu bashumbye harimo bajya bamukorera divorce ari gukora, bakagenda bazimukorera. Donc yari kumuriki, donc ari gukoresha inyenyeri z'abandi za mariage izo kubaka. Hari ijambo rijya riboneka mu ijambo ry'Imana rivuga ngo Ethiopia ni Sheba nabigutangiye igitambo. Imana iri kubwira Yakobo biriya bintu. Satani nawe arabyigana. Iyo afata ibintu byari kuba kuri Robert akabihereza undi muntu bikamuba nyine kugira ngo ukomeze ubi. Rero iyo aza kuba koko Babura, niyo mpamvu natekereje kumukoraho. Iyo aza kuba ari umukozi wa Satani ntabwo biriya bintu byari kumubaho. Yari kwemera akajya anishyura umugabo we batandukanye, kuko hari n'amagupure menshi ameze gutya abapasiteri batanabana, akajya ahemba ku kwezi ariko ntibatandukane. Ubwo ati nzajya nemera no ku kwezi nguhemba ariko urinde imaje. Nushaka ugere n'umugore, urumva umushumba wacu n'igitwaza abasezeranye mukore mariage, ariko ntimucishe kuri televiziyo, ariko mumbabarire mube hariya nzajye mbahemba. Ntabwo rero byashoboka yuko yaba ari umuntu wakoze amasezerano kwa Satani gakore divorce noneho ibe publiye, ntabwo byashoboka. Kandi imaze kuba publiye akaba acuzinze uruhande nyine rw'umukara, n'igipasitoro ari guhita kivamo. Wenda ntabwo mvuze ko umuntu yakoreye Satani, ariko sinzi niba ujya ubona hari umugabo witwa Coach Gael, tumuzi? Usubiza ko ari umuvugabutumwa. Yego. Yigiriye mu bintu by'umuziki, suzi ko rutangwa bw'amaboko ko ari umuvugabutumwa. Nawe rero yaza kuza kubyo kugira ngo ateze amadivorce mu hano nyine mu ntuzi. Nta kindi kintu kiri kumugenderaho. Yari guhita nawe acuzinga, wenda akaba umuntu muri media cyane, cyasubire ku gatuti, wenda akajya muri no miryango ihagararira abagore, akagira ibindi bintu ajyamo, akatara umupasitoro. Kuko nawe buriya ntabwo yashinga itorero buriya, kuko nawe ayo mastepu bagenda bashaka kujyaho n'amadegre, agomba kugira ibintu yubahiriza ku buryo agomba kugira family perfect kugira ngo azabe nyine umushumba wizewe. Ibyo rero ubu ntabwo yaba umushumba wizewe,
hari amanota yatakaje. bivuze ngo rero aracyafite igaruriro, sibyo? aracyafite igaruriro. abaye yumva iki kiganiro wamubwira ngo iki nibura cyamufasha? aramutse yumva iki kiganiro kugira ngo namubwira ngo yewe nkurikije kuvuga ngo ndamureba ndagira gute, ko yashyize umuhate w'Imana wo gukorera Imana. wenda akaba atazi ngo Imana ibiki ngo bigira gutya ku myaka 10 n'ingaha uba ukiri mutoya, akagira byinshi agenda asobanukirwa. umwanya yaba amara yumva ngo yo disi aposo wanjye cyangwa apotre wanjye nakoze divorce ntiyanjugunya yemera komeza gukorera Imana, ariya marangamutima yahaye Imana. sinzi niba uri kubyumva. agakuramo uwo muntu agashyiramo Imana, akavuga ati Imana nubwo ngiye nakoze divorce ntabwo ho wantereranye. akavuga ati ariko Mana ndumva nshaka ko njyewe njye nawe kumenya cyane nk'umuntu navuga ko ndi umupasiteri ushumbye abandi, wanyiyere nakumenya nta wundi muntu nciyemo, nkagushimira ko wankoreye ibi nta wundi muntu nciyemo, nkagushimira ko muri amahirwe ya kabiri nta wundi muntu yashimiye. akabitaba Imana, Imana yamwishurira, yamwubaka akubakika. yamwubaka. erega biriya bintu biba byamubayeho no gutandukana, yewe ntabwo natekereza ko n'uwo mugabo atanagaruka kenshi ubwo iyo ari ukwibwa. iyo bakwibye ibyawe ntabwo siza muri navangu byose ni karibu yamize ndabimuhuguza muhunguza. yego nawe yagaruka kuba gutwaye akamugarura. ariko ikibazo iyo bakwibye ukabyemera, nibyo nakubwiye ngo no kuhinduka nyine ubyitegure, kuko ntabwo Satani yakwiba gusa ngo agushyire amara masa. ntabwo bishoboka. ntabwo yabura akaziriko akunagamo. hari umuntu umwe yajyaga avuga ugenda abizi neza nyine yaba ari nka gutya nko ku gatuta akavuga ngo ndabizi neza ngo nzajya mu ijuru ngo Yesu yarapfiriye. noneho twaba dusohotse nko mu matera nkamwongora nkamubaza ati kuvugishije ukuri koko uzajya mu ijuru? ngo yashaka mbagira ngo abantu batakije hamwe ijisho ngo nyine ngo ni mechanisme de defense ngo bagira ngo abantu batambonamo ibyaha. hari igihe abantu rero bihamiriza, ari mu bantu benshi akavuga ati reka amatambuka ikirema ikikanga abantu babone ko hari ukuntu ufite iyo confidence, ariko nyamara ijoro nturisinzira amanywa meza. kuko se wese kubeshya koko nzajya mu ijuru ubundi se ndarizi nk'uko mubwiye uwo mugabo ngo ni Patrick niba ari niyo nganzo yaririmbye ngo ibizinga ngo Uwiteka bigukuyeho. nagize ngo ni ijambo yakuye muri Bibiliya, rya jambo Imana yabwiye ntuza Yosuwa umutambyi mukuru, ikamubwira ngo Imana yejeje ibizinga byari biri ku ikanzu yabikuyeho. ariko akavuga ngo biriya barokore ngo yuzuye ibyaha ngo nimbi ngo kubera umugore agiye gusa ugahita utuka n'ijambo ry'Imana. cyane nigeze gukora ikiganiro ndi kuvuga we na Noheli ibintu muri gukora Imana izabahana, kuko nabonaga hari ibintu bibi ari gukora abantu baranuka. ariko Imana ibibona ibintu abantu barimo. nta gitwikire kitazatwikurwa. reka nkubwire Roba ntabwo nasoza ntavuze kuri aba bantu b'ibinyenyeri. Imana izabahana. urumva hari ukuntu kera nyine umupagani bajyaga bambwira ngo uzarimbuka, nkavuga ati ubundi se azaba ari inyenyeri nyine, ntabwo ijambo ry'Imana rivuga ko abenshi bazarimbuka. turavuga ati n'ubundi tuzaba turi benshi, ariko Imana aribizi ko ntazarimbuka. hari ukuntu abantu bajya bakora ibyaha bakavuga ati tuzarimbuka turi benshi, nta n'uburyo uzaba uzukiye gukorerwa n'isoni gusa. Imana izabahana kandi buri wese igihano cyayo kizamubabaza. ibintu Satani nawe atinya ngo naguruka Yesu yirukanye abadayimoni mu bantu avuga ngo Yesu ngo ntabwo igihe cyacu kiragira aho tubabariye. ibintu Satani atinya ko bigeraho kandi n'abadayimoni barabitinya. uzi ko abadayimoni bavuga ati koko watubabariye ko igihe kitaragera koko nibura basi budushyize hariya mu ngurube uzagaruke. akabitinya. babyita inzozi mbi z'iteka. Jeanne nta nubwo kandi natoza ntibugiye ku mugabo witwa Loti. hari ukuntu iyo ndi kubwira umuntu njya nkoresha umugani kugira ngo abyumve. Loti uribuka igihe Imana igiye kurimbura Sodoma na Gomora iri kuganana na Aburahamu. yaramubwiye ati Aburahamu yaratekereje aravuga ati Loti ko yagiye n'umugore we Loti yagiye muri kiriya gihugu ntabwo ari yagashaka. byanga bikunda Loti yagiye azi iby'Imana. sibyo?
ko imana inkuye mu gihugu cy'iwacu ijyanye ahantu iyo mana yari ayizi ivuganye nanjye itumye mva mu gihugu cyacu ngiye ahandi Loti tuvuge ko ageze agashaka umugore ayo makuru yari ayazi Loti yabyaye abana babiri ati wenda abana babiri bafite n'abagabo ubwo babaye bangahe Loti umugore abana babiri n'abuzukuru wenda tubwire imiryango washatsemo aburahamu akavuga ati ariko se wa mwana muri kiriya gihugu buri abantu 50 niyo wabona bakijijwe ntuzahareka imana ati nzahareka aburahamu aravuga agera ku 10 wenda yabaraga ko mu rugo rwa Loti bose bakijijwe ariko imana avuga ati reka imana ati reka niyo baba batanu ntabwo naharimbura aburahamu aravuga ati ni ukuvuga ngo Loti umwe umugore babiri abakobwa babiri abure n'umushumba kandi urabye ko aburahamu yari yarakijwe ku buryo ngo ujye mu basha kubahiriza amategeko aravuga ati si Loti yankoreye ibiki igihugu yagezemo nta n'ivugabutumwa na rimwe yahakoze ntabwo dushatse gupfa nka ba Loti igihugu twagezeho icyo twavuga ngo ni YouTube ntabwo twabura kubwira abantu baho ngo tubabwire ko nubwo Loti atakoze nubwo Loti imana yamujabuje ntabwo byabujije ko umugore we ahinduka inkingi y'umuriro ntabwo byabujije yuko bataryama n'abakobwa we uyu muriro nubwo waba usigamo ukijijwe Loti bizakugiraho ingaruka bizatuma ubyarana n'abakobwa bawe bizatuma umugore wawe umubura sindi kuvuga wenda ko n'umugabo we yamubuze Loti sinzi niba yaragiye no mu ijuru Loti abure byose sibyo abure byose kubera gusa gukunda iki ngo kiriya gihugu kiranetse urabona ngo kinetereye Loti yazize umunetero ngewe rero inama namugira Barbara rumbwiye inama namugira ngira ngo kiriya gihugu kiranetse ngo ni ikibaya cyiza ngo nta n'umuntu ashobora kukuvamo ngo ngenda ahandi urabona ngo ngewe ngo nari nkunze ngo kominote ngo mfite ahantu ngo heza ngo narahabyariye ngo dore ngo aha hantu mfite inshingano abantu barankunda sinzi niba yabona iki kiganiro cyangwa bakimubwira ni ukuri hari abantu bemeye gutakaza imiryango yabo bamwe baranababwira ati muri nk'abasazi barabakubita ibijugu barabatorogereza ntabyo azi ntabwo azi ko abandi ibi bintu byo kuba pastor turabiretse cyangwa tugize gute tugasiga byose twemeye kwitwa abanyeshyari n'ibindi n'ibitutsi bidafite rwa mugambi mwibonere ariya marangamutima nk'uko yita shepu ni nayo gituma mbivugaho kuko umuntu uri shepu ni umuntu utunganywa n'imana agatunganywa rwose pe kugira ngo ahituke igikoresho cyayo cyiza arafasha akanya akava muri biriya bintu binekereye nta rukundo rumwe bamukoze wo kumugarura yita ngo ni kamubake utwari dusigaye uribuka ko Samusoni agasatsi kameze urumva bakamuzana nyine ngo muri stade ngo bamushungere aje gusa aze gusya rero buriya aje gusya ingano za nyuma buriya baruba zira n'ingano za nyuma ze kandi yarangiza akaba ari kumwe n'umugabo uvuga uti ngewe uzi inyenyeri ndabizi abantu bajya bazibana ati kandi bene abo bantu bazibwa abantu bihitiramo kuyobora Satani ati bitangaho ibitambo bakavuga ati tuzabaho imyaka 1/2 cyacu ati ugasanga bene abantu bavuye ku myaka 40 50 bahagiye kugira 40 50 niyo myaka ari gusatira ati ntabwo tuzayirenza rwose ikindi kintu kandi nari bagiye kuvuga Barbara yinjiye mu bintu byo kwandika no kuvuga ngo yarasoma afite imye kumurwanya mu rusengero noneho yinjiye no mu gihe cyo kwamamaza mu kirere cy'abanditsi ni ngo ari gushaka gufatanya media ari ku musozi w'itangazamakuru ari ku musozi w'abahanzi agiye no ku musozi w'abashumba aratangaza ahantu hatatu afite urugamba ruri kurwanwa n'abanyamakuru bashaka ko urabona ni umuntu ufite eloquence azi kuvuga ari kurwana n'abanditsi agiye kurwana n'abapasitori n'abasemuzi burarega nabo baba barimo n'abasemuzi erega n'abafeminisme kuko niba atangiye kuvuga ko umugabo batandukanye buri bose ushatse gufata kuri uwo mwuka rero ngewe inama n'abayutuberi kuko no kuri YouTube akoreraho inama namugira kiriya kibaya kiranetse ariko inyuma yacyo gifite umuriro utwika namugira inama yo kwiyumvira ijwi ry'Imana nk'uko aba yamaryumvishije akigira ahantu mu misozi Imana ikamuhindurira izina bahita kure y'induru sidusoje ikiganiro cyacu ubu nabuze n'amagambo menshi mujye mumbabarira oya nta kibazo ndumva twasatira umusozo ariko buriya sina Barba wenyine erega ubwo ababaye icon cyangwa se kuko ari uri kuvugwa
ariko tuba tubwiye n'abandi kandi rwose sinigeze kumbwira ngo hari umugore ariko ntabwo ari we ntabwo ari Babura kandi Babura afite n'izina ryiza Umuhoza urumva umuntu bitire ngo ni umuntu uhoza nabyo ubwabyo iryo zina ryawe ubundi izina naryo ryari ikibazo. hari umugore sinari kubwira Roba hari umugore bamushyize imbere baramubwiye bati dore rero wa mugore we uzahitamo kudukorera amaze kumenya ko ibyo bya bintu yari arimo ari ibintu bya Satani bitari iby'Imana cyangwa se wihitiremo kwipfira nubyanga uzapfa cyangwa ugahitamo ugende udukorere cyangwa se ukurikire iyo Mana yawe wahoze uvuga usubire mu bukene nk'ubwo wari urimo. aravuga ati aho kugira ngo ngiye nsubire aho narindi yewe nzahitamo kubakorera ninkora ko zamuzemure mu nyice nzemera mfe. ibyo bintu rero njye ntabwo nabimwifuriza ni ukuvuga ngo menye akoze reka nibaze wenda sinema ashaka kuvuga ku bantu uriya Gitwaza iyo iriya nkoni ibimuri inyuma ngo ni iya Mose ko Yesu yaje iriya nkoni ya Mose iramara iki ngo ni Mose w'Abanyamulenge iriya nkoni ya Mose mu gihe turimo buriya ntabwo ari umukabari ziriya mabuye na bene bavuga ngo ni imiryango 12 ya Isiraheli mu gihe cy'ubuntu koko bimaritse biriya bitereko by'amatabaza nariya amadarapo ya Isiraheli amariki oya nanone wivugiye ngo n'abahindu ngo n'abakingo n'abakungiza mugiye kubazajya mu ijuru Jeanne Gitwaza n'umusiyonisite ntabwo yabibura nanone njyewe nigeze nibonera ikiganiro kintera ubwoba ari gusengera abana b'imyaka ngo 12 ngo bagire imyaka 12 urumva ngo bafite 24 ngo Imana yabamutumye muri icyo gihe arimo bavugaho hari umwana wapfuye apfira ku ishuri afite 12 nenda yamufashe izina naramwibagiwe uri kumva sinabihuza sinavuze ngo ndi kubihuza gusa njyewe nyine iyo ugeze ahantu bituma nibaza akantu kose nkagira amakenga. Gitwaza ageze mu Burundi ejo bundi nahoze mbona ingingo ebyiri zahiye yagezeho n'umudamu sinabihuza bivuze ko mbihuje njya mbona mukura amatiti ariko Gitwaza ibintu avuga n'ibintu akora koko buriya akorera Yesu Kristo. Reka dusoze ikiganiro none se buriya Barbara akorera Yesu niba ari mu munsi y'amavuta ye cyangwa ni umukabari none se yabivuye niba kabari itamwubakiye urugo kandi numva bavuga ko ari ijuru ritoya kuri bo ngira ngo hari icyo gihembo gisaba azabona n'icy'ijuru cy'urugo rwiza. ese nawe wemera ko urugo ari ijuru rito? ukuri dushobora kuba abamondialiste igihembo Satani abaha cyiza ari urugo rwiza ari umunezero w'urugo kuko ngo ni ijuru rito sinzi ukuntu barijyanisha rinini rito wabaho irito ni rinini da hari ahantu muri biriya byanditse ko ari ijuru rito reka ni ibinyoma izamvugo z'abadayimoni ndetse ntabwo uzizi niko hari abantu bagira urugo rwiza bakeneye bakabura n'ibyo kurya gusa mu gihe baburamo ibyo kurya si uko se hari abantu bagira urugo rwiza rw'umunezero ariko bakanarwara bivuga no kurwara no gupfusha no kugira guti none Satani amwambuye urugo amwambuye iki atangiye kwivugisha ngo dekampanka ese ubundi avuye yaje ati nihe yari ari niho avuye niho ari kujya aje ati amenye Yesu Kristo yamukiza ibyo byose. Jeanne reka ngushimire murakoze cyane gashimire n'abantu bari badukurikiye ndabashimiye Imana iguhe umugisha bajye banadusengera ariko yego bajye badusengera yego sawa Imana iguhe umugisha reka duhure mu biganiro by'ubutaha murakoze cyane